Okay. Abanyarwanda ho babera icyago. Inkoko barayiriye, amagi barayariye, amata baranyweye, ibintu byose ni ukurya no kunywa, twebwe nta kintu tudashoboye. Numva meze neza kubera ko atari njye ugiye guteka inshuti zanjye mumeze neza nanjye meze neza ndabasuhujije Cynthia nk'ibisanzwe kuri Cine TV show. Uyu munsi rero naje ndundi muntu udasanzwe murambona gute muhereye hano mukaza gutya nabonye ndi Cynthia wanyu ndabakunda cyane. Uyu munsi rero mfite umushyitsi inshuti yanjye umuvandimwe en fait yanyira rero kaze guteka. Navuga ntabwo uzi guteka uze mushyire kuri kamera abakunzi banjye bakubone uteka. Rero nagira ngo mwikaze kuri Cine TV show aze rwose mu gikoni atwereke ukuntu agiye guteka yiyemeyeho rahira ko dahiye rahira ko dahiye rahira ko dahiye. Ikintu cya mbere so amaze kubasobanurira ko tugiye guteka. Ntabyo nabasobanuriye ngewe kandi bagiyeme kuzi guteka. Nera kitero. Kitero dore ndaguhanaga. Simba kubita intoki zigize mu muzi. Oya, akira rwose. Ndaguhana twaga wambare neza. Ahubwo ubundi kuki ntaretse ngo ukoreshe intoki mpite nkuvumbura ko utazi guteka. Intoki zanjye z'ubundi ko zisengeye. Urumva mise mbigiramo akantu ka jalousie. Intoki zanjye ko zisengeye. Ariko ngo uzi guteka bya danje. Ko bajya bambwira we. Reka nanjye ndebe byari byo. Reka nze ndebe ibintu byo guteka bya danje. Ariko rero uyu munsi naje ndundi muntu we ntabwo ujya umbona. Nawe uri kubibona? Baba bajya muri comment bambaza hano myenda nayidodesheje mbarangire. Bajya muri comment bambwira. Uyu munsi rero. Uyu munsi niko nakubwiye tugiye gukora ibintu byo muri hoteli. Uravuga ngo tugiye kurya hano muri hoteli? Ngo tugiye gukora ikintu ariko abantu umuntu ashobora gukora nyine ari mu rugo. Ushobora kuba uri mu rugo uvuga misheri wanjye ugatekera umugabo utuntu twiza kandi udakoresheje ibintu byinshi atari n'ikintu kikugoye ushobora kugombera ibintu byinshi. Niyo mpamvu rero mu kuba ngiye gutangira gukora bino bintu nshaka babanze babyereka abantu batukurikiye barebe ibintu tugiye gukoresha. Ukiri aho wambwiye ko uzi guteka kandi mu bintu nkunda byo kurya bya mbere habamo inkoko nk'uko ubibona. Iyi nkoko rero tugiye kuyikoramo inteko yitwa chicken stroganoff. Chicken stroganoff. Yego. Chicken stroganoff yacu bigizwe n'iki? Cya mbere bigizwe n'inkoko nyine nk'uko ubibona. Cya kabiri ni ibi ngibi ibyo uri kureba hano nyine. Iyi ni poivro y'umuhondo reka ngufashe. Iyo ngiyo nta nubwo ndi buyishyiremo. Niba utayikoreka ndetse icyatsi. Icyatsi iyi ni karoti urayishyiramo? Yego. Iyi ni blue band urayikoresha? Yego. Iyi ni soya sauce urayikoresha? Nayo nyisubiza hirya. Iyi mushroom urayikoresha? Ambo. Iki ni igitunguru uragikoresha? Yego. Iyi ni poivro yo wambwiye kwikoresha. Tuno no dusikronyonyo bita magi uradukoresha? Magi ya. Iyi ni chicken masala urayikoresha. Okay. Noneho nanjye rero nk'umuntu ushaka kurakoze guteka kandi nkanarya neza. Hano mpafite umuceri. Sha umuceri si ugutagosa amazi nkawushyiramo birananira. Ushobora kuba washyizemo menshi. Ndanega oya nibiza gupfa ari umuceri birabiturutse iwanjye. Ubwo njye umuceri ngiye kurobanura ushyiremo nk'ibisanzwe. Ariko nubona n'ibindi bya special nk'umutetsi ushaka kunyereka ko undi burye neza ubu umuceri nawe urambira. Umuceri wacu nta kintu turi buhindureho turawuhindura nyuma umaze gushya. Okay, ni karibu mu gikoni rero ngaho twereka ukuntu uzi guteka. Ntabwo nambaye inifomu nanjye ngiye kuba nkaho. Nta mushyitsi wambaye inifomu cyangwa se umbwire ngo izi ngizi. Oya nta kibazo tugiye guhera ku nkoko. Ego. Siko bya bintu biri seriye. Izi ko ngari ku maguru uri gukata.
aka ni agatuza ntabwo ari amaboko. Ni agatuza? Nese kuki utakase nyashi na nyashi? Turazibakoramo mu kanya akandi kantu. Nyashi na nyashi. Nyashi na nyashi. Uzikata uzihagaritse? Yego. Ariko ushobora no kuzikata kushaka tu. Nibyo nengeye kubaza ariko ncece ku munwa wanjye n'umunsi. Twakwanguye ko ari wowe uri Shanira wano nawe umenyereye iby'iwawe. Wa muceri ariko se kutabushizeho amazi arashashirira. Oya, maze ntabwo ari mushirire rwose humva. Ntabwo ari mushirire. Gushyiramo umuceri wawe rwose wambwiye ngo umutekere umuceri gushyushya amazi. Ibyo mbizere cyane. Najyaga nivugira ngo njye mutetsi wa danje. Mba uri uwa mbere. Mumba ndi uwa mbere. Ndera nawe. Uyu mushefu mubona hano yitwa Andre. Ubu ngo namugize shefu ngo kubera ko yambwiye ngo azi guteka bya wapi. Yagiwe ndi shefu byarahamye. Byarahamye ni ibintu bizwi. Uri shefu byahamye se? Byarahamye neza cyane. Ariko hari ikintu nabonye. Niwawe izi nkoko zanjye zirajyamo amata. Ariko amata naboneze amata ushaka nyabona hano niba ari nayo kunywa ugiye ubundi umuntu wica umutara yarambwiye ariko mwigize nabi koko murafata amata mukashyira mu nyama kweri murazimaze none se amata si vitamine si nk'uko tuyanywa inkoko ngizi zikase tureture hano wancaniye ntabwo ucaniye rwose kiye gushyiramo akabureba rwose reka njya no gushyira ku mbabura yaka cyane utaza kumfana ngo imbabura yanjye yaka ngo n'iki n'iki kubera kumenyera ko ibiyiko biba biri mu tubati niyo mpamvu ndi kureba wenda se urashaka ibiyiko ubundi biba biri mu tubati ahubwo ni uko wowe utigeze umenya aho biba bon dore ngiye ukuntu ngiye gutangira ibintu byanjye ngiye guhera kuri bureba ni ikiko kimwe murakibona shyiremo hano muri ya panu yashyushye noneho ubu bureba ntabwo ndindira ko yose igira ndashyiramo za nkoko zanjye nkoko bibaye byiza wamana agafuniko ukabishyizeho aho ukareba ibyo ari byo iyo mutetse kuriya muranapfundikira njyemba numva nshaka kubikora ahantu byose bireba ariko ngo kuba ushaka kubishya vuba ngo dupfundikire uba ushaka ko bijya ku karubanda ushaka kubishya vuba ngo dupfundikire aha nanjye ndikaya ariko ubundi kugira ngo bishye vuba vuba ngiye kubera ko mfite ikintu bita inyota yo kubona bino biryo byawe sibyo mu gihe ntegereje ko twa tuntu twanjye dushya ndimura ibirindiro nze hano ndenegura twa tuntu tw'igitunguru ugikata mise mbona ko uri umushefu koko se mbona ko uri umushefu igitunguru cyanjye gikate neza ni cyose turakoresha cyose agapavuro ubundi ntabwo pavuro ukoresha nini ukoresha gake cyane gato cyane ukanakata dutoya kugira ngo tutaza kugaragara
utagiye hasi nza kukakurongera niho gataye nakurebaga n'amata ntiwarekara mu idore cyeka niba ushaka yo kunywa bashaka yo kunywa najya gukura tungurusumu rwose ari tayari nayabonye amata dore rwose ibintu byawe byose bimeze neza bon ni ukuvuga ngo rero ngera kukurikirira urashaka ko iyo bureza iri ku kiyiko wow kandi yigishaga ngo ntabwo uzi guteka ndabizi aho ngo ndakwakiriye mu bandi bashefu narinjiranye nabo bitari bikuguhaye ikaze mu gihe dutegereje se ko ubugira hano dufite amashumu yacu tugiye gufungura ko gapfunditse nka byeri kandi nzi n'amahoro uzwi nta icyapa inteye icyapa ihangane uranywa agasosi mu kanya icyakora nanjye ndicara neza mbishyira imbere y'imbavu ndicara neza mbishyira imbere y'imbavu fureshi fureshi ni ukuvuga ngo niyo utakoresha zino mashirumu zo mu gakombe ushobora gukoresha mashirumu zisanzwe izi ziri fureshi izi nizo twabonye byoroshye kubera ko turi mu muti ariko twanakoresha n'amashirumu y'intuzi iyi fu urayikoresha ariko mashirumu y'ifu cyane ubundi ikora muri ushaka gukora potaje ushaka gukora potaje udafite blender yo kublenda ibintu tugiye ushobora gufata utuntu twa nyine ugakoresha iriya mashirumu yo mu ifu wawongera umushyirireho nguyu umuceri si byo nakubwiraga ura amazi ni menshi biri seriye se kugira ngo nayanjye biri seriye ntabwo bitera amazi ari menshi aho muri ubu nabage iyi ngiyi nabibonanye na agapupa kera mama iyo ngiye handi tuvuka murahiye ibi ni ibintu bidatinda ushobora gukora vuba vuba tuvuge ibi bintu ushobora oya nta kibazo gukura babimeze nta kibazo ibintu neza byo gupfundikira bino bintu ni ibintu ushobora guteka wivuyemo mu kazi ufite amasaha makeya ushobora kuba ufite nk'amasaha iminota 45 niba bino bintu mu minota 45 biba byarangiye bimaze gushya ariko hari utundi tuntu twibuze gutegura twibujyane n'ibi bintu nabonye akantu kameze nk'igi mo hariya mu muceri nkunda amagi niyo mpamvu nashyizemo umuceri hari yo gukora agasarade nkunda rwose salade nawe wabonye ko na porofite ufite rape se rape nzaniye akarape n'igitunguru cy'umweru n'urunyanya rumwe rukomeye rumeze neza rape se tugira hano turi gukoresha hano urazimenyereye uzi rape urazizi kubera ko utari umushefu ntabwo uzize ariko utu ngutu nuheruka kera tukiba ahantu bita mu kugurira nkoreshe se hano kugira ngo bikorohere aho ngaho kanze nkwereke ubu ni ukuvuga ngo ngiye gukora
salade uko natangiye nkata inkoko na salade niko ngiye kuyikora ndende. Kabana bagiye kwishyura batumaze kugura byinshi. Ubu munsi nshaka gushyira muri agenda yanjye ko nariye neza. Wariye ibintu by'umweru. Kandi bifite n'amavuta menshi. So noneho ikindi kintu hari abantu bajya bakoresha iyi chicken stroganoff, abantu benshi bakunda gukoresha maizena cyangwa se kireme kugira ngo isosi ifate, ariko kubera ko no munsi turi nagihindura taste cyangwa ikindi kintu kugira ngo isosi ifate gusa. So no biriya rero bikaba ushiragiye gukora isosi nyinshi ufite abantu benshi, ariko no munsi ko dushaka ibintu by'umwimerere turakoresha isosi ya fresh. Yavuze gukora kandi njyewe nje neza kubera ko hari n'ukuntu kariya turatonda tujya twitwereka tukongera tumutumu kabashaka gusaba tabigeride n'ibyo bashaka kubitegura n'ibyo. So aha inyama zanjye rero nako z'inkoko, inyama zawe inyama z'inkoko ibintu natetse ko numva ndi kuyareba neza nkumva nakoramo. Bon, inyama zimeze kuriya, zimeze fresh. Ibi ni bya bitunguru byanjye bivanze na za mushroom. Bishyiremo rimwe, ariko ushaka kwishyiramo kimwe kimwe. Ngibyo ndongera mpfundikireho akanya gato. Ariko hari ikintu cyagize cyabaye, umuceri ushyizemo umunyu wamutetse. Gahoza n'umunyu gisirimo. Shaka kumuseba. Muri make uburumbuye. Tubita hajya ni abakaju. Abakaju? Ntabwo muri ibyo bibiri. Urashyiramo umunyu ungana ute? Nawe wambwiye ko uri umushefu. Ugereranya nushyiramo mwinshi. Ubwo turabashefu babiri mu gikoni. Uraba ibyo wumirisha. Ubwo turabashefu babiri mu gikoni. Nabishimye ibyo ubyemeye. Ubwo turabashefu babiri mu gikoni. Nabishimye. Uno munsi numva intebe y'ubushefu yanayegutseho. Yanayegutseho y'ubushefu. Ntabwo wayiva. Bo hano dufite ka chicken masala. Turashyiramo ka chicken masala gakeya. Akabyari bakumarira bino buryo kuko ntabwo bishoboka ko nabijya kwinjira agasonga n'akabyari manuza agatsinzi uzi kurya uri buryo utatetse kubinoza. Banumva ari byiza. bantu rero mukunda ibiryo by'umweru, abantu cyane bajya bagira n'intuza barwaye n'umujyana babyita gute? Gute?
abantu barwaye gute kandi hari umushyitsi wanjye ndaza kumubwira umuyede waba ufite umuyede maso nta igitunguru cy'umweru si ngiki ufite umuyede maso n'akantu ko gushyiraho ibintu ndi kwikorera agasahani gatoya nta kintu rwose uri bubure utuntu dushyiriho aho kugira ngo nkubere n'umuyede mwiza bino bintu bagenda mbisukurira igitari ko ngenda umuyede mwiza ibi byo ntibabijugunya kereka ubaye ufite kaboyi hano mafite imwe aho ngaho wibwire ko nayisigiye nanze kuyikuza kera twajyaga tuvuga ngo ni ukubonye ubonye mbonye ntabyemera rero tujyana ahantu hasuzuma umushefu ubundi ntutinda nikoreramo ariko niba mbonamo umuntu ugikorera ibyo ari buryo bifite ikintu bita umuhumuro mwiza umuhumuro nanjye ndi kukumva kumva umuhumuro noneho mpita nibaza guya isubiye mu buzima aha vinegere iri he iyo mukoresha indimu ariko reka ubwo gusa vinegere reka bariho kurya bamuhitamo vinegere ariko bariho dukoresha rero ni uhekesha indimu niyo mpamvu mba nizigifite utuntu twose indimu hano se hakubera heza ngaho ni sawa wewe nzuni kumuyede ndahari urapfundikiraho Okay. Wa muceri urimo urashya umuceri urimo urashya ngo umuceri wacu udashirira ariko yari ikintu nshaka kuba mwuyemo gukoresha intoki ntabwo tujya dushya cyane ngo nta mushefu ushyira nibyo ibyo njya none shaka noneho akantu kitwa irushi cyangwa akamamiyo nta kibazo rwose icyo ushaka cyose n'umuyede urabiguhereza ikira mpaka abantu batemera urushefu najyaga niyemera njyenyine ariko ngo nta muhanuzi wabo ubu tugiye kugira gutya tugeze kuri ya mata wasomaho nta kibazo mata tuyashyiremo ibi byose buranira bigashya murashyiramo yose se cyangwa nyimwere ayo ngayo asigaye kera ari ahantu nakoraga iyo amata yasigaraga nahitaganya ariko se burega buriya ibintu byo kumva ko uri umushefu birantwara igihe keka nimara kurya nibyo kumva ko uri umushefu birantwara igihe kereka nimara kurya nibwo ndi bwumva ibyo ari byo byonyine ukibona ko natekereje ku bantu bafite ujya utekereza amata ntuvuge amazi gusa mbona ko uri umushefu ubundi abandi bahita bakoreshamo amazi ntubizi se mu cyaro siko tubikora iyi niyo yitwa Stroganoff urabona ushyizemo
yashyizemo icyitwa curry powder yahita iba sauce curry. Ariko aka kanya n'iki ni stroganoff. Sauce y'umweru ni sauce nziza cyane itateza ibyago rwose, nta mavuta arimo, ntaki rwose. Abantu mufite ibibazo by'amavuta, ntimukunda amavuta ndabizi, rero abantu batayakunda mujya muri komenti mwandikire bisho cyangwa muforowinge TV show ukuntu tuzajya tubatekera, namwe turabazirikana. Kandi ntabwo ari ngombwa abarwayi, abantu mwese, kuko aka gasosi uretse uraza kuza kumbwira nujya kugatestinga. Test yo ni hano. Test ni hano. Hari umukobwa mwiza nabonye hariya, nawe muze kumumera. Uriya mukobwa mwiza rero wabonye hariya, aze kubwira kandi murumuna wanjye, aze kubwira abanyarwanda ko yabyumvise. nawe nizere ko turi busangire. Yego. Ubuse wowe waje ukunda murumuna wawe koko? Noneho ngaho aho bigeze ushaka wahazimya. Reka tube twimuye dushyire aha ngaha hari umuriro muke. Hano aha ngaha rero tugiye kuhakorera, ntabwo wa muceri wacu dushaka kurya ari umweru. Ari umweru. Reka tuwuhindure. Ni umweru. Ariko turongeramo iki? Hashyiramo agakaroti. Agatunguru n'akamagi. Akabureba gakeya hano. Impamvu nibanze kuri bureba ni ko bureba buriya ni nziza kuyitekesha nta kibazo iteza. Wifiko ukoresha bureba ni irangira mu buzima. Agasosi kaba kagomba kuba kabagize gute gafashe. Shyiramo gakeya kukararishya. Ubutaha tuzakoresha na kabata. Birashoboka. Birashoboka cyane. Ntabwo bidashoboka. Kanini gikuweho. Sosi yacu yanahiye rero. Sosi yo yari ubu azimyaho neza. Nanjye nabonyeho muri kumureba. Yari kwa n'umuntu none. Byari bagiye kuzana heza. Uyu mushyitsi nawe icyamamare. Abatwifuka ahita bimanukira. Bahanoza bamucuma nibo bajya basinzira ngo nta muco mugi ukora. Nta muco mugi ukora tawe. We uravuze aka kanya ngo ushyire. Bafite agacupa k'ama energy. Akantu k'ubushyitsi kavuyeho. Tugiye gushyiramo umuceri wacu. Ntabwo turindira ko bishya cyane. Nyuma y'amarido. Nyuma y'amarido. Toma. Umuceri wacu mukeya. Ngiyi ni magi. Of course. Yeah. Ariko none nagushyiremo umunyu byibuke. Shyiramo agasoya sauce gakeya. Mubwiye ukuntu numva ndi kwiyumva, numva nazana isahani kanyaruriye. Ahantu mwakuye amata ariko mba muri kwirarira ngo ariyo menshi. Mwamaho makeya. Icyo dufite amata ariko. Abana bo mu nka. Yemwe. Ukana cyane. Okay. Hayandi mashaka se mbongerera. Hano gusa kigiye kurikiraho.
ugiye kuma isahani nini amasahani ushaka kuba ufite nini ifatika nini ariya udusorori dutoya ushaka kuba ufite isahani ntigira ifatika niyo ushaka nini okay isahani se nini ifatika ndazifite na cyane ahubwo nini cyane ifukuye idafukuye irambuye isahani se nisuruva kwayo tereka aho ngaho dore rwose umuvuga wawe nkwandururire umunsi wankoresheje nkwandururire pe yedi mwiza ndakwando uzi ikindi kintu ushaka ukuvuga ngo shaka akantu kameze nk'agatasi gatoya kugira ngo ibintu bitegure bise neza agatasi gatoya yego okay kuko panta rwana karahuri karabinozana cyane niyo ko mbizi neza tema akantu k'inoza mbizi neza kuko kaka experience kuko ndagafite kuko ndagafite rwose ushaka gukoresha n'akandi kantu k'agaparasitike ukuntu na parasitike si nziza ku bintu bishyushye niyo mpamvu ugiye gukoresha ako karahuri uyu munsi ntabwo twize tugira ibintu birenze ngo dushake za leti dushake kandi aribyo ngiye kurya mu rugo abanyarwanda aho abanyarwanda aho babera icyago inkoko barayiriye amagi barayariye amata baranyweye ibintu byose ni ukurya no kunywa twebwe nta kintu tudashoboye byari n'izo ushaka ushaka byeri byeri muri firigo zuzuyemo cyeka niba atari byeri ushaka bangukana inyuma y'imbere ya kamera uri kumbeshya